The B-side. Mbaye ikaze muri B-side, nizere ko mumeze neza, nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza ndetse no kunogerwa na gahunda twabateguriye hano kuri TV1. Uyu munsi uko bisanzwe guys, abastar turaza kuba turi kumwe nabo. Uyu munsi umustar turi kumwe nawe avuye hanze, avuye mu mahanga, yaje kudusura mu Rwanda, ariko n'umunyarwanda, donc yagarutse kureba famille tusa n'inshuti namwe mwese yaje kubareba. Alors turaza kuba turi kumwe na le Cassanova, Daddy Cassanova muri B-sides n'inyuma ya jingle. Nongeye kuba ikaze muri B-side, Daddy. Yes. Karibu. Karibu sana wa. Tu n'as pas beaucoup changé. Ntabwo wahindutse cyane. Cyane no gusaza ho gato ariko si cyane. Ntabwo ari gusaza no gukura. Yego. Alors, baze nibutsa abantu badukurikiye ko B-side live kuri Facebook page yacu TV1 Rwanda. Ushobora kujyaho ukatubona live, ukadropinga comments, you know. Ushobora no kujya kuri Instagram yanjye Ziggy _5 twashyizeho ari na ifoto ya Daddy Cassanova, ukadropinga ikibazo ushaka kumubaza, cyangwa se ukajya kuri Facebook live ukabashyiraho ikibazo cyawe tukazoganira na Daddy Cassanova. Yes sir. Man, bimeze gute se? Sawa kabisa. Kigali wayibonye gute? Nabwo wayobye? Iratse ndiyo nyo buri munsi kabisa, rose ni mu muhanda mushasha. Amazu mashasha. Okay, abantu benshi, hari abantu wagiye donc wagiye hashize imyaka myinshi, ça fait imyaka nk'icumi uvuye mu Rwanda. This almost hachumi n'imwe Uvuye mu Rwanda. Ni myinshi? Myinshi sana. Bien, abantu batazi Daddy Cassanova bababwira ko Cassanova ari muntu ki? Ni umusaza ucuranga kandi wigeze gukora mu itangazamakuru ho gatoya. Ntabwo ariho gatoya parce que uri mu ba pionnier. Yego. Abantu batangije igihe radio privé zatangiraga. Yego. Uri mu bantu batangiye kuri radio. Kabisa. Ya des souvenirs ufite za show wakoraga? Amasouvenir ni menshi cyane. Amasouvenir menshi cyane ni nk'ubwa mbere dutangira gukina indirimbo z'abanyarwanda kuri radio nyarwanda par exemple, ni n'amasouvenir menshi cyane kabisa. Nanjye kuyibuka yose yavangana kweli. Abantu bakoranaga par exemple ba Spikey, you know. Yeah, we're still good friends. We're still brothers. Tubona buri munsi kabisa atari. Ariko twese turi mu yandi mayero ngubu. Hari abakora muziki, hari kuri gukora ibindi. Tujye mu bindi twese. Donc wakoze radio, wakoze musique wagiye mu gute? Musique urebye musique nayitangiye kera kuva ndi umwana mutoya. Tugera hano tutahuka hano mu Rwanda nyuma y'intambara, hari groupe yitwa Cool Family yabyinaga hano, twari abafana bayo byatari. Biza kugira igihe tuba generation nshyashya Cool Family, tubyina mu gihe kirekire. Byaho ni kuriya nagiye ninjira pole gahoro mu muziki, bigera aho transfer no mu kuririmba, tanya kuririmba twatanye nko muri 2004 5 gutyo 2004. Mais avant wakoze live band? Nakoze ama live band, nakoze mu bintu bya live band cyane kabisa kuri Mango, kuri Abraxas. By the way, band yose ya Abraxas tuzakora na jeudi kuri Blue Note. Come and check it out. Wow. Abantu bose kabisa baririmbye muri Mango na Abraxas, so turi kumwe. Yego. Yeah man. Abantu bari mu game wibuka par exemple? Liliane Babazi, now Arina Hangaha. She's actually, yego nazo abahari. She's actually recording a nyarwanda album. Is already danje kabisa muzayumva tu. Now arahari hangaha kabisa. Ba Liliane, ba Rosette, ba Kelly, you know, ba Albert na Mutsa, ba Micho, hari Albert, hari Albert, hari na Popo, na hari Mighty Popo, naza turi kumwe. Hari mu vyo to Tamfum.
Je sais pas sûr s'il sera là, mais en tout cas on est en train d'essayer de faire ça. Guy nawe yarahari icyo gihe ntabwo ndamubona kuva ndagira inaka uzi ugeze hano inyuma y'iyo myaka myinshi qu'est-ce que tu fais ikintu cya mbere ukora ni ikintu cya mbere wakoze dimwe ikintu cya mbere wakoze ugeze hano nshaka abantu mbashaka gusubiza abantu kabisa ko mbamba kumbuye byatari umuntu wa mbere nashatse n'abajama abantu twahoranaga cyane ba Spikey ba Vicky kwicarana umuntu catch up n'abajama kabisa habashize imyaka myinshi ababyaye abafite abagore twarashaje kabisa no gusaza cyane ariko dushaje neza dushaje dushaje neza twagiye kuri internet twashaka kumenya Daddy Cassanova selon internet zo twagiye kuri internet hariho ibikiro no kuri internet niba mushaka kubanza kureba internet kuvuga Daddy Cassanova nice gato kugira ngo ugire iki utubwira dutangire kuganira okay all right reka turebe Abantu benshi batandukanye bakunda kwibaza ubuzima bw'abantu bazwi cyane abadukunze kwita abastar babayemo. Bitewe nuko umuntu atapfa guhita bageraho, niyo mpamvu twifashisha zimwe mu mbuga nkoranyambaga kugira ngo tubamenyeho byinshi. Daddy Cassanova ni umwe muri abo. Reka turebe bimwe mu bintu bitandukanye ushobora kumubonaho mu gihe waca kuri zimwe mu mbuga nkoranyambaga ziba hano mu Rwanda. Aha twifashishije nyarwanda.com, ityazo.com ndetse n'urubuga rwa YouTube. Cassanova ntabwo aba wenyine aho atuye ngo abana n'ibisimba ngo ndetse aranabikunda cyane. Reba zimwe mu mpamvu zituma bikunda. Ibikoko byinshi cyane. It looks like a zoo. Isa na zoo. Harimo inzoka, harimo lizard ebyiri, amapusa atatu, imbwa. There's so many things. Bitagusakuriza se, ntabwo bigutonganya, ntabwo kugisha impaka. Nyamanza nirirwa nishimye nigurukira. Umukobwa yavuye mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda aje kureba Cassanova. Niba ari byo koko yabyakiriye gute? Nacyo bapfa nk'abarebera hejuru. Bakunda kwambara ibintu atari buze kubonana undi muntu. Nibyo koko? Abagenzwa n'icyari baterwa n'ibyo Nyagasani yakwihereye ariko nyenda umuntu usanga. Cassanova ubwo yari ari muri imwe muri studio za hano mu Rwanda yavuze ko umuraperi afata nk'ukomeye mu Rwanda ari MC Mahoni Boss. Reba impamvu ituma ari wafata nk'ukomeye. Andika M andika C fatanya 7C haguruka simbuka. Umunyarwanda witwa MC Mahoni Bone yavuze ati iyo umuceri utagurwa Zambia ujyana China. Okay. You know? He is the brain of Rwandan hip hop to me, really. Niyo mu hip hop artist wa mbere mu Kinyarwanda numvishe ukora byose uko bikwiye. Akora hip hop uko bikwiye nanone akarimo mu Kinyarwanda gikwiye. Jana kwisi hose ikunzwe igezweho. Babwira ingoma zanjye ariko bakomeza kumenya u Rwanda benshi bibaza. Sikundi uvuga ibyasate abahe. Nta kintu na kimwe kibi wamuvugaho ngo kimubabaze ngo kuko ariwe watumye abantu bamumenya. So ndabizi ko inkuru ziravugwa by'ahada nta nimwe imbabaza sazi kuko ninjye wabyiteye nishize publicly. Ngo indirimbo ishiraniro Cassanova yayikoze ahanini bitewe n'ubuzima yasanze muri Canada. Donc ngukunda kubana n'inyamaswa selon internet. Yego. Yego kabisa nibyo. Aho nibyo kwe. Ndazikunda cyane. Ubundi ngiye nakuze nkunda inyamaswa bya hatari nakuze dufite imbwa amapusi ibintu nk'ibyo ngibyo. Kera mama yajyaga yasaba imbabazi uzambaye n'uzazana inzoka ahangaha. Hari igihe nazanaga ibikeri, hari igihe nazanaga amafi narobye mu Rwampara. You know? Mbese nakunda udusimba cyane. Nje kuba hariya
urebye nabanje kuzana imbwa sana amapusi pole ngenda nadopta ibindi ufite iki uwo muhungu mfite amapusi 3 mfite imbwa imwe mfite amalezard 2 mfite inzoka imwe nibyo les lézards nigeze kubona ifoto yawe n'izoka kuri Facebook des lézards ni toi dutoya dusanzwe oya ni zitwa bearded dragon ntago nzi ukuntu bazita mu kinyarwanda zingana nka gutya ibireshya nka gutya yego ariko ziritonda ntago ziryana ntago zataka abantu ukaba wemera na mahoni bone MC mahoni bone superstar yeah man uwo niyo muraperi kabisa nemera sana kabisa mahoni bone ndamukubebe ata musicien on va quoi inspirer mu Rwanda Gueule je suis ton plus grand fan ça tu le sais moi je suis ton plus grand fan moi aussi kabisa je suis ton plus grand fan parce que tu es divertissant. Merci. Tu es divertissant dans le sens look, tout ça. Merci. Merci, pareillement. On avait un show à Nibuka. Non, tu vas guier kuri stage, vous mettez on a guié kuri combat mais. Exactly. Iwo ninjye kabisa. Ninjye kabisa. Akona kabanga mbibi. Yego. Yego burye kuri komba kabisa niyo rugamba rwacu. Niyo rubera kabisa. OK. Et puis nyuma ugiye uza kugira gutya paf ugenda muri Canada. Yego. Why did you kuki wagiye muri Canada? Chasing dreams? Yes, of course. I mean turaba musicien MC Mahoni Boni yavuze ngo iyo umuceri utagurwa Zambia ujyana China. You know? So nugushaka expanding aho gatoya urabona u Rwanda ni wacu ni market yacu ariko urumva ni market ntoya cyane ku muziki ntabwo ari population yose yitabira umuziki cyangwa ivuga umuziki hari agaportion gato ka population kitabira umuziki na agaportion sasa urebye na kugira ngo akabesheho umuhanzi kugira ngo ibihangano byawe bimenyekane aho ngaho gusa aho nagiriye imana nabanje kujya muri California US nahabaye like a year and a couple of months aho nakoraga amaproje bamwe namwe nakoze gatone gatoya hari organisation iyoborwa n'umugabo umuhinde uba hariya muri San Francisco ujya wubaka amashuri ya music namukoreye consultancy yashaka gukorana n'umuhanzi wo muri East Africa kugira ngo bakore ikintu kitabangamiye umuco kijyanye n'umuco w'inaha ngaha bashaka gukora ishuri i Burundi mu Rwanda na Kenya twakoze imwe i Kenya izanga ntabwo nzi ukuntu byagenze naje nibo banje no kukonekta n'abandi bantu bakora umuziki muri Toronto ni kuriya ni mu Toronto ni grâce à ces gens-là qui m'ont connecté là-bas donc yeah gera hariya umuziki usanga ari indi forma ukuntu bigomba kuba ngombwa ko ngiye numvaga nshaka ko expanding aho gatoya singo n'imiziki yo mu Rwanda gusa rero nuko nakora ni ahandi bidakunze ngasubira iwacu ariko ntagerageje right ndagerageza biza gukunda niho nyiri gukora muziki kabisa yego rero dukomeza n'umuntu yitwa Asalili arimo aratwikira kuri Facebook aravuga ngo izo dread zimara imyaka ingahe izi ngizi nzima natangiye dread muri 2003 mbese hashize nka imyaka ingahe 2003 puis muri 2017 15 ans 2017 hashize 14 ans hashize 14 15 ans zigera ziyambu ubu ngubu zigeze nkanga okay ufite target yo kuzazigeza hano nkiza Damian Marley nizi ngizi zirarushya byataye burya kuziryamana mbaga bakwifunga gutya kugira ngo bitagenda ahantu hose you know none nibutse ko turi live kuri Facebook page yacu ni TV1 Rwanda ushobora kudukurikira ushobora kujyaho katubaza ikibazo wumva ushaka kubaza Daddy Cassanova muri muguru Canada boke mbere wamubaza ngo industrie yawe imeze gute ndashaka kumenya avant wakoraga indirimbo hano mu Rwanda mais kuva igihe ugendeye muri imyaka 10 ishize indirimbo washize hanze ni nkeya cyane yego ugereranije na ton talent artistique kubera iki qu'est-ce qui s'est passé urebye ngera hariya nahisemo gutangira gukora injyana ya funk
nkorana mfunda band mfite band nkorana na band y'abamuziki bageze kuri barindwi. So twebwe music dukora funk music dukora usanga iguhamagarira kujya gukora live cyane kuko ugomba kuba uri present kuri stage, ugomba kuba na public cyane. Abafana ba funk music urebye ntabwo ari abantu bashaka kuyumva kuri radio cyangwa kuri cassette, baba bashaka kubona umuntu live uyicuranga. So ikintu cya mbere twe twashaka gukora ni kwimarketinga kugira ngo tuzajye dukina nko mu festival. Hari amafestival ya jazz na funk music n'imiziki ngiyo yaba indie artist nyinshi byatari, ariko kuzinjiramo ntabwo ari ibintu byoroshye na gato kuko hariya hari amaband menshi byatari kandi bose bakina neza byatari. So kugira ngo uzabone opportunity muri abo bantu byose biba ari amahirwe, ariko nabyo bijyana n'ukuntu ukora produit ushira hanze n'ukuntu wipresent ukuntu wimarketing, right? So byadufashe nka 4 ans turi kumwe kugira ngo tuzajye muri iyo circuit. Bizakwemerera no kujya muri iyo circuit neza. Ubu chaque année tuba dufite nka 8-9 festival dukinamo hariya. So prepare 8-9 festival n'andi nk'amezi nk'atatu, ugasanga ça te prend toute l'année uri busy muri musique byatari, urumva. Sasa iyo uri muri circuit nk'iyo ngiyo kandi ufite abantu barindwi badepanda kuri wowe, usanga gufata umwanya kugira ngo ukore ibintu uza kohereza mu Rwanda utaboneka cyane. Cyo gituma ubona hashira wenda nk'imyaka nk'ibiri cyangwa 3 nkabona nkoresha akantu. Urebye nshira ingufu hariya cyane kubera ko ndi hariya, ibitaramo biri hariya biranyohera kubyitabira, kandi hejuru yaho ngaho hari n'abantu barindwi nkoresha. Chef de band. Exactly, you know, the chef de band. Yeah man, ugasanga hari abantu hariya badepanda kuri njyewe, mfite inshingano kwa ni nkaho mafite abantu, urumva. Sasa ugasanga niho mfite inshingano nyinshi exactly, ariko bitavuze ko bya nibagirwa mu rugo ngira gutya nkohereza utuntu. Aho twagomeye kubimushimira rero yego Cassanova kuba quand même malgré yego yo skero ibiri. Tu vois, donc il y aurait été très surchargé kuba quand même cyo kubona akantu kabisa. Ndagerageza music yari imeze gute, ntabwo ari kimwe na ko ndumva biri c'est un peu différent n'ahandi. Ewana music muri West iri yameze amashami menshi ni nk'igiti cyameze byatari cyameze amashami menshi byatari. Urabona hari ukuntu classification ya music hari ari ikintu kiri très respecté, ni ikintu kiri concret byatari. Urabona hangaha imiziki yose ifite format imwe, nuko muri studio radio, you know, ukava muri studio ukajya kuri radio. Utabonye ukuntu ujya muri radio nta kundi wazakora umuziki. Ariko hariya biratandukanye. Urebye abantu bajya kuri radio n'abantu bakora top 40, so pop music, Justin Bieber, abantu ngabo. Hari andi senior music menshi byatari badakeneye no kujya kuri radio kubera ko ibintu bakora ni bijyanye n'ahantu babyerekana public, abantu bashaka exactement, tu vois. Donc nibira nabanje gushaka kwiga cyane kugira ngo menye ibyo ndi gukora hariya, kuko iyo hageze uri mushyashya usanga nko kwinjira muri secondaire uvuye muri maternelle katumva bigufa ukeneye cours d'histoire nyinshi cyane. Sorry. So nabanje kujya nimenyereza ukuntu bikorwa hariya, kugira bamenye nibinkwiye ibyo numva nshoboye. Pole njyambyinjiramo tu pole bigenda byikora, urahatiriza byafata bikajya byikora. Okay. Hanyuma muri no minsi abantu benshi basigaye bakubona na guitar. Yego na tu guitar urebye, ariko bakita ukulele. Nutwo muri Hawaii, aba Hawaiiani bo bakina utungutu. Okay. Niho kandi nahuye nako numva. Tu peux jouer un peu ça? Absolument. Shaka bakina akana karimbo gashyashya nasohoye kitwa akanyoni, nakandikiye kuri ukulele en fait. Yego. So it goes like wait. Iyo nibera kanyamanza
nkirirwa nishimye nigurukira nkiririmba Imana yangeneye nkirarira mu giti cyose mpisemo abarwana nacyo bapfa nk'abarebera hejuru intambara zo mw'isi nkazirebera hejuru abagambanyi n'abahemu nk'abagendera kure abagenzwa n'ishyari baterwa n'ibyo Nyagasani yakwihereye ariko njye ni umuntu usanzwe zigira neza nigendere zigira dugendane kare icyama nkibera akanyoni nkaguruka igendera kure ngatezera abagambanyi n'abagome uzuye mw'isi iterera mu birere nkaguruka nkarenganya ibicu I wish I was a little birdie I'd spread my wings and fly away I'd spread my wings and fly away I fly away up to the sky I fly away up to the sky I fly away up to the sky Wow. Thanks. Wow. Donc indirimbo yanditse kuri ako kantu. Yego, aka kamfasha gukompoza byahatari kabisa. Wow. Yeah man. Yeah. Merci. Ega duhe umwanya hari abantu bifuje kubaza ibibazo Nice. muri B-side. Nice. So reka turebe umwe mu bifuje kugira icyo bakubaza muri uyu mugoroba. Yo Cassanova mbanje gusuhuza. Ya nitwa Edwin ndagira nkubaza ikibazo. Cassanova sindumva uvuga ku byerekeranye n'umuryango wawe. Cassanova waba wubatse cyangwa uri ingaragu? Ikibazo cya kabiri Cassanova uri umunyarwanda. Ndifuza kumenya akarere ukomokamo. Ikibazo cya gatatu Cassanova urabizi mu buzima buri wese agira role model we. Ndifuza kumenya role model wawe. Nambwire n'impamvu ari we role model wawe. Ikibazo cya kane cyo cyanyuma Cassanova urabizi mu Rwanda dufite irushanwa ryitwa Primus Guma Guma Superstar. Ndifuza kumenya uritekerezaho iki cyangwa uri hakaye gaciro. Ndashaka unanyihira ibanga ry'umuntu uha amahirwe kwirushanwa ry'uyu mwaka. Urakoze. Okay, ngira ngo yambere abaje urubatse Sego umunyarwanda. nubatse inzu ariko nubatse igeto kabisa nziza yego yego Ubwinzi mwabyumvise. Umunyarwanda. Yego cyane kabisa. Njyewe navukiye i Kigali Nyarugenge muri CHK. Ndi umunyarwanda kabisa. Yama. Okay. Hanyuma Guma Guma barayumvise ikurikirana se. Guma Guma. Yo, kuganira kuri Guma Guma yabari debate afata umwanya muremure. Icyo nababwiye nuko abamizise minanga bagombye kumenya agaciro kabo. That's really all I can say. Umuntu ufite ubwenge yumva icyo mubwiye. Ugomba kumenya agaciro kawe. Ugomba kumenya ko niyo umuntu aje gusanga ntago aza kuha aza gusanga kubera ko hari ikintu cyamwatiye cyari ikintu yakurikiye. Icyo kintu rero gifite valeur. Iyo valeur niyo ugomba kuyisetinga. Ntago abantu ugomba guha valeur yawe. Ugomba kugira valeur. Yego amafaranga ni ikintu gikenewe, you know, ariko hari ukuntu ushobora gukurikira akantu uzi ko ari iraha ugasanga iraha ry'akanya gato ariko a long term cyakwiciye ibintu byinshi cyane. Hari nk'abajene babwira ko basigaye bakora ibitaramo ntibabona abantu for example ariko babakuye kandi bamaze kubabona for 3 months for free bose kuri stage imwe, you know, so nugukanguka mukagira ubwenge mukareba ikintu kibafitiye intérêt. Nanone musanze ibyo ngibyo ari bafitiye intérêt nababwira iki. Okay. Yeah, you go do it. Hari ibindi bintu après tout ukurikirana musique locale, musique ya hano industrie yacu n'imisi mike bimaze hano mu Rwanda. Hari ibindi bintu ubona bikwiye guhinduka par exemple hano muri music industry.
selon experience yawe ko wabibayemo hanyuma naho uba gusa ibintu urabona gukura ntago birangira gukura birakomeza so dufite industry gukura ariko ntago irageza ngo ahantu idakeneye kongera gukura so hari amapa menshi tumaze gukora ariko hari n'andi menshi tugomba gukomeza gutera imbere cyangwa tugakoresha ibintu bimwe na bimwe ibintu njya mbona ibintu ntago nari mbizi cyane urebye nabimenye ngeze ahangaha nuvuganya n'abandi bahanzi kumva ibibazo bumva babona muri industry ahangaha usanga benshi bagaruka ku kibazo cy'aba hari aba presenter bamwe na bamwe bumva begzija kubaha ngo amafaranga kugira ngo kino indirimbo yawe ibintu nk'ibyo ngibyo ni ibintu bikorwa ariko hari ukuntu bigomba gukorwa bikajya mu mucyo habaho budget y'umuhanzi iyo afite ikintu ari gupromotinga habaho budget yo gupromotinga ikintu kugira ngo ikintu cyawe kigire sure play play iri garanti kugira ngo igere hariya habaho ayo mapayment ariko ajya mu house habona pano tuntu twa you know bien défini yeah exactly you know so bituma ibintu bitaba clair bigatera urujijo ku bantu for example mubwiye ubu ngubu ingaruka bwa mbere mu Rwanda mu bintu byanshimishije cyane ni nko kubona abahanzi hari igihe twe gushaka gukora top 5 y'indirimbo nyarwanda tugura indirimbo 5 tugitangira gukora tugura indirimbo 5 ariko ubu ushatse gukora na top 10,000 wayibona siyo ni ukuvuga ko abo bantu kugira ngo batinyuke bajye mu muziki ni ukubera ko bumvaga abandi bajene kuri radio babikora kandi nanjye ibyo nabikora nimba undi mutipe w'umunyarwanda wa hano Nyamirambo ari kuri radio ari kuririmba nanjye nabikora so bibatera inspiration bikabatera courage yo kujya hara kuri radio bahagera baba ari abantu bafite inganzo yumvikana kabisa twarabakiraga tukazikiniza indirimbo kuri radio urumva nta muntu wabasanga ngo amafaranga ngo iki biyaze bica intege iyo generation igenda ikurikira urumva kugira ngo muziki yacu ikomeze ikure nuko hakomeza kwinjiramo izindi generation zizana ibintu bishyashya hari nk'abana bari kwiga ku Nyundo muri école ya musique par exemple aho ngo bari kwipepera kwinjira muri industry kugira ngo bazinjire bagomba kwinjira mu bintu bikeye bitari udupasi wenda batazi cyangwa batashoboye bigatuma babadekoraje bakajya mu bindi bintu ugasanga muziki yacu kugenda igira gutya kugira ngo ikure hari umuntu ambwiye ngo yakura nk'isabuni yeah so hari ibintu byinshi bigomba kujya mu mucyo biri gukorwa mu buryo wenda butahwitse butari bwo you know ariko byose bishobora gukorwa mu buryo buri nibyo bavuga abantu bashaka gufasha umuziki bagakora ama competition par exemple hari ukuntu nabyo byakorwa mu mucyo nibikorwa nk'utuntu turi you know bikakorwa abantu badiscusse kubera ko waje uvugana n'umuntu wasanze bamusanze kubera raison runaka you know yeah okay reka turebe ikindi kibazo ndabona turimo tugana no kumusoza amasari maragenda reka turebe ikindi kibazo cyanyuma uyu munsi muri B-side yitwa Gilbert ndabaza umuhanzi Cassanova ikibazo cya mbere mubaza uratanga nama ki ku bahanzi bakizamuka ikibazo cya kabiri mbaza Cassanova kukunda gusubiramo indirimbo z'abandi cyangwa se cover ubiterwa n'iki okay ikibazo cya gatatu mbaza Cassanova ni irihe tandukaniro ubona mu bihangano bya kera n'ibihangano by'ubu mu myandikire no mu miririmbire ikibazo cya kane ari nacyo mbaza Cassanova cyanyuma ese mu buzima muri Canada aho utuye ubundi ubusanzwe ukora iki tutagiye muri muzika ntabwo nibuka hari icyo abajije ngo inama naha abahanzi bakizamuka inama naha abahanzi bakizamuka nuko mutinyuke kabisa hari abana bangana namwe bameze nkamwe bari kuri radio bari kuri televiziyo bari kuririmba so icyo cyagombye kubatinyura bikaba courage kugenda namwe mukagerageza ikindi ukora n'ikitari muzika ikindi nkora nkiyagera nabanje kwiga psychology nabanje no gukora muri psychology imyaka 2 ariko nkuko nakubwiye du picking up band yacu tangiye gukina cyane
byabaye ngombwa ko mbihagarikaho gatoya ko bimfata umwaka wose kubiprepara ibyo ngibyo yego so ubu hashize nk'imyaka nk'itanu wenda ari muziki nkora gusa yego yego hari expectations ufite hariya expectations reka nange nkore nka Justin Bieber yego Nico Back yego ntago mbaho life na expectations ibintu byose bije mbifata ko bije gahunda zanjye nkazipanga n'ingufu zishobotse bikageraho ahantu bishobotse so I don't have expectations okay yaya nakubajije ngo ese hari umuhanzi w'ikitegererezo uva konspira cyane umuhanzi abahanzi banyanspira ni benshi ariko ngiye nkura mu bahanzi bagiye banyanspira byatari hari nk'aba urabona nyinjira mu muziki cyangwa wa live nagize chance yo gukina n'abahanzi bakomeye nka Albert nka Mutsa bakenda banyexposa ku muziki zimwe ntarinzi nk'aba Otis Redding n'abantu bava byatari James Brown niyo mpamvu ukora funky mu Rwanda abantu nakundaga cyane ni umuntu wakinaga funk kandi ntabwo twari tubizi ko ari umufunk artist Rodrigue Karemera kabisa ari umuntu wa danger n'umudamu bita Kamariza nibo bantu nemera byatari yego il y a les disparus musiciens que tu regrettes beaucoup abahanzi baba baratuvuyemo wumva uregreta cyane ukavuga abo babiri abo deja bose navuze ndabaregreta cyane kabisa uravuga abatuvuyemo vuba Prince yes Prince évidemment Prince kabisa naramurize cyane yego yaya nakubajije gutandukana ubona hagati y'umuziki wa kera n'umuziki w'ubu ngubu itandukanye y'umuziki wa kera n'umuziki w'ubu ngubu nuko wasanga abantu barakoraga bashaka gukora inganzo bashaka gucreate ikintu bakicara kabisa hasi bakazana uturitme turi intéressant ubu ngubu usanga itandukanye rihari nuko ubu ngubu abantu benshi njyane nakubwiye ko forma y'umuziki wo mu Rwanda ni studio radio so ugomba gukoresha ibyo ushoboye byose kugira ngo ugere kuri radio urumva hasa usanga uba influence n'ibiri kuca kuri radio ugasanga ntabwo ukiri wa muhanzi ugenda gukira ko ugacrea ahubwo uragenda ukica ukumva niki kiri guhitinga kugira ngo nanjye nkora akantu gafite chance yo guhitinga kajya kumera nk'ibyo ngibyo urumva so ugasanga hari igihe tukumvikana nk'aba Nigeria numvisha abantu benshi babyiza ngo ni gushishura ngaha you know so ni kiriya kibitera urebye niyo mbona itandukaniro ry'ubu ngubu na hariya ahanga ikera ntago bagengwaga n'ibiri kuri radio nibo babishaping nibo bo daring ibintu bya kuri radio barabihimbaga bikajyaho ariko ubu ngubu umva radio niyo influence abantu cyane niyo inspire umuntu yego bien ndabona tugeze ku musozo yego iminota irihuta cyane iminota irihuta cyane sizi niba hari icyo ushaka kubwira abadukurikiye munsi muri B-side abantu bose badukurikiye nari mbakumbuye cyane kabisa ntabwo nari kugenda ntabasuhuje kweri nishimye kabisa ko mwatwakiriye merci murakoze sana merci ubonizera ko n'ubutaha kabisa turahari merci bien reka mbashimire rero mwebwe twari kumwe uyu munsi muri B-side mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza ndetse no kunogerwa na gahunda twateguriye hano kuri TV1 turi live kuri Facebook page yacu ni TV1 Rwanda hanyuma ushobora no ugomba kutu likinga ça c'est sûr ukadukurikira live ushobora no kubona izindi updates kuri Instagram account yanjye kuri bijyanye na B-side Ziggy _C55 hanyuma hagatsaho Imana ikomeze ibarinde ngubu tugiye kujya mu minsi yo kwibuka ubwo tuzasubira inyuma yo kwibuka nubwo duhora twibuka buriya ntabwo twibuka umunsi umwe gusa duhora twibuka kugira ngo binatubere isomo ntibizo ibyabaye ntibizongere bari kumwe na Ziggy _5 God bless you all the time The B-side.